ikindi kandi bikurinda gusuzugurika kuko uba uri umuntu wiyubashye ubasha kwikemurira ibibazo, bikakurinda kwandavura kandi bikakurinda no kwanduranya, kubera yuko akenshi iyo umuntu adafite amikoro, uburyo bw'ubushobozi, usanga akenshi na kenshi ashobora kwanduranya, ugasanga ariye akatagabuye cyangwa se akoze n'ibidakorwa kugira ngo akunde abone ayo mafaranga. Muraho neza, twizere ko mumeze neza mu nce zose zitandukanye muherereyemo, haba ari mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya gatandatu ariyo twita diaspora. Mwese Imana ikomeze ibarinde kandi bahe kugira ubuzima bwiza. Nishimye kongera kuganira namwe. Nitwa Yoamotari, ku badasanzwe wenda babona video zanjye, nkaba nkora akazi k'ikimotari mu buzima bwa buri munsi, ntwara abantu baba abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga, ntwara abantu b'ingeri zitandukanye. Uyu munsi rero ntabatindiye mu minota mikeya, ikintu nifuza ko tuganiraho cyane cyane urubyiruko rugenzi rwanjye, bamwe na bamwe baba barabuze imirimo yo gukora, bakaba bafite ubushomeri, barasoje amashuri bakaba ntacyo gukora bafite. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ngo ese ni iki nshobora gukora kugira ngo ntangire ninjize amafaranga. Icyo umuntu agomba gukora rero kugira ngo yinjize amafaranga tutarambiranye ni ugukora akazi. Ugakora akazi kakakwinjiriza amafaranga, ukabasha gukemura ibibazo byawe bya buri munsi. Icyiza cyo gukora akazi ni uko bigukemurira nyine ibibazo byawe bya buri munsi. Icyo ni icya mbere, bikagufasha gufasha abantu ba hafi yawe nk'inshuti zawe cyangwa se n'abantu bo muri famiye. Ikindi kandi bikurinda gusuzugurika kuko uba uri umuntu wiyubashye ubasha kwikemurira ibibazo, bikakurinda kwandavura kandi bikakurinda no kwanduranya, kubera yuko akenshi iyo umuntu adafite amikoro, uburyo bw'ubushobozi, usanga akenshi na kenshi ashobora kwanduranya, ugasanga ariye akatagabuye cyangwa se akoze n'ibidakorwa kugira ngo akunde abone ayo mafaranga. So rero abantu benshi cyane cyane nk'urubyiruko rugenzi rwanjye, abenshi bakunda gusuzugura imirimo igiye itandukanye, bakavuga bati ntabwo iyi ngiyi nshobora kuyikora, kubera yuko hari undi murimo wenda aba yifuza kuzakora, yakuze yifuza kuba uyu nguyu cyangwa se uriya. Ugasanga mu gihe rero bitarakunda, ubukene buramwishe, niho hahandi usanga nyine abantu bakora ibintu batagakwiriye gukora, cyangwa se ugasanga barwaye indwara cyane cyane za zindi nyine zituma umuntu aba depressed, akaba nyine akagira agahinda gakabije, ugasanga ahora atekereza cyane, ugasanga arigunze kubera yuko nyine hari ibyo ari gukenera ako kanya akaba atari kubasha kubigeraho. Rero icyo nari ngambiriye kuvuga cyane, gukora akazi ni byiza kuko bya bindi umuntu aba yifuza kugeraho ni byiza, birashoboka iyo Imana igufashije ukabigeraho. Ariko se mu gihe ibyo bintu bitarakunda, umuntu azicara agume mu rugo ngo ategereje ka kazi gusa? Njyewe ku ruhande rwanjye nk'uko mbyumva, numva umuntu yakagerageje ibikunda muri ako kanya, kabone niyo byaba ari akazi abandi bashobora kubona yuko gasuzuguritse, ariko igihe cyose ako kazi karimo karakwishyurira bills zawe, kagukemurira ibibazo byawe, umuntu ntabwo yagakwiriye kugasuzugura. Yagakwiriye kuvuga ati reka mbe nkora aka ngaka, wenda bizamfasha kugera kuri kariya. Ikindi nshaka kuvugaho byihuse ni ukugerageza kwiga imirimo y'amaboko cyangwa se ibyo twita imyuga. Kwiga gukanika, kwiga ubushoferi, kwiga ikimotari, kwiga kubaza, kwiga gukata indabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyiza cy'akazi nk'aka ngaka, bashobora no kukwirukana mu kandi kazi ushaka kuba urimo. Ushaka kuba ufite iduka rigahomba, usibye ko tutabikwifuriza. Ushobora kuba wenda wari ufite imodoka igakora impanuka, ugasanga ako kanya ntabwo ubashe kuba wagira ikindi kintu ukora kubera yuko cya kindi wari ushoboye gukora kirahagaze. Ariko icyiza cyo kwiga umurimo w'amaboko ni uko niyo nk'urugero tuvuge ngo nkanjye ndi umumotari, wenda moto nari mfite igize ikibazo, igiye muri garage, ariko wa mwuga ndacyibuka gutwara, ndacyafite ibyangombwa byo gutwara. Icyo gihe nshobora kugenda nkasaba akazi, wa wundi ufite moto, wa wundi ufite imodoka akaba yampa akazi nkamukorera. Ariko wa wundi wenda wari uri gucuruza gusa, cyangwa se wa wundi wakoraga akazi runaka, icyo gihe akazi nikaramuka gahagaze azateseka, azabura akazi, kubera yuko nyine bya bindi yakoraga bitagihari. Ariko ubaye wize umwuga, uyu mwuga
mpamya yuko ushobora kugufasha na nyuma yuko bishobora kuba byanze, ushobora no kuba ufite akandi kazi ariko ukaba wibitseho nk'imyuga ibiri, wenda tuvuge ngo uzi gutwara imodoka, uzi gutwara moto, uba uvuga uti ahangaha nibiramuka binanze nzagerageza ahandi. So tugire imitekerereze yagutse, tubashe kureba kure ku buryo uba uvuga uti niba ahangaha bidakunze nshobora kugerageza na biriya, cyangwa se nshoboye gukora ibi ngibi, mfite ubumenyi bwo gukora ibi cyangwa se biriya. Mu by'ukuri mbona yuko ari ibintu bishobora kukugeza kure mu buzima bwawe. Nizera yuko tuzabitekerezaho nk'urubyiruko, tugatangira tukiga uturimo tw'amaboko, tukiga imyuga. Imyuga rero iba ifite akamaro k'umuntu. Nk'urugero reka tuvuge ku kimotari. N'akazi k'ikimotari abantu bashobora kuba bamwe na bamwe babona yuko ari akazi kari aho gaciriritse, ariko nkanjye nagiye numva inkuru z'abamotari bakoze akazi k'ikimotari, bakishyurira abana amashuri, bakubasha kwishyura inzu, abandi bakubaka amazu, abana bagakura, bakabashyingira n'ibindi byinshi bakaba babigeraho kandi babikuye mu kazi k'ikimotari. Nzi abantu benshi muri Kigali cyangwa se n'ahandi bakora aka kazi k'ikimotari. Nko mu mujyi wa Kigali, abantu bakoresha umuhanda ni abantu barenze 50%, abamotari 50% barayirenze. Ibaze nyine uzareba abamotari bose bagenda muri Kigali, ibaze noneho mu gihugu ukuntu bangana, bashobora kuba barenga n'ibihumbi 100. Abo bose ni abantu baba batunzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi n'akazi k'ikimotari. Ni akazi kabatunze, kabambika, kabagaburira, gatunze famiye zabo. Urumva ni akazi mu by'ukuri kabafitiye akamaro kandi kabafasha mu buzima bwa buri munsi. Hari abantu benshi rero bashobora gusuzugura ako kazi, ntabwo ari byo. Akazi k'ikimotari hari benshi gafasha kandi kabakemurira n'ibibazo byabo bya buri munsi. Hari n'abamotari bashobora kuba bafite akazi k'ikimotari bakabona yuko ari akazi gasuzuguritse, ukabona ntabwo bari proud y'akazi kabo, ntabwo bashimishijwe nako, kubera ko bashobora kuba bakeka ko gasuzuguritse cyangwa se bakabona uko abandi bantu babafata. Ariko ndababwiza ukuri yuko hari abantu benshi hanze ahangaha bifuza kuba babona byibuze perime y'ikimotari, bakavuga bati ndamutse mbonye perime yo gutwara moto ubuzima bwanjye bwaba buhindutse. Akaba aharanira cyane kuba yazagera ku nzozi zo kubona perime, avuga ati ubuzima bwanjye buzaba buhindutse. Hari n'abandi benshi nyuma yo kubona perime zabo ubuzima bwabo bwahindutse. Bityo rero n'abamotari babe proud y'akazi kabo, bakishimire, bagakoze kinyamwuga, bagakore basa neza, bagakore bishimye, basekera abagenzi, barangwe n'ikinyabupfura, barangwe no kubahiriza gahunda z'abagenzi. Niba umugenzi agutumye, ukora akazi agutumye kandi ugatumike neza. Niba akuhaye isaha ugomba kuza kumutwaraho, mu by'ukuri izo saha ube wahageze. Ibyo byose bikubiye mu byo twita gukora akazi kawe kinyamwuga. Akazi kawe nuramuka ugakoze kinyamwuga kandi ukagakunda, ukirinda amakosa n'ibindi byose kandi ukanihangana n'ibigeragezo ushobora guhura nabyo. Ntabwo tuvuze yuko udashobora guhura n'ibigeragezo. Ushobora gukora bakakwandikira, ushobora gukora umuntu akakwambura, ushobora gukora ugahura n'ibibazo cyangwa se n'inzitizi zitandukanye, kubera yuko n'ahandi hose ushobora kujya n'ubundi uzahura nazo. Nuramuka rero uranzwe no gukora kinyamwuga kandi ukarangwa no kwihanganira ibyo byose bikubangamira mu kazi kawe, mu by'ukuri ikimotari cyawe kizakugeza kure. Tunabwira n'abandi bose bari hanze hariya bafite ibyo bakora bitandukanye, mukomeze mukunde akazi kanyu, mugakore kinyamwuga kandi mugakunze, mukishimire, mugakore neza, kazabageza kure. Murakoze, have a good day.